mukanya mbere ariko nyamara ni umugusazi n'umwanya ngo tuganire n'umugabo arangiza arambwira ngo igihe twagiranye si gitoya ni kirekire none umbabarire ibi byose wambonye umbabarire ubundi kandi ugenda uzorera abana neza ati njyewe ko ndabona utakiri muri iyi si Imana ikomeye kandi ikora ubushake bwayo kandi kutagereza nawe umutima wacu asubire gufata n'ubushake kandi n'ibintu umwanya wiwe ubundi kandi ndashima ku ijambo ry'Imana kuko ryaradufashije kuva baritubwira batangiye kurivuga yari mu mitima yacu kuko umukozi w'Imana muzehe n'umunyamwuga Imana imwumvishe yakoze cyane ubundi kandi ndashimira abaturanyi duturanye hariya turi ku gishanga ni abaturanyi beza Imana yamujuriho umugisha ubundi kandi ndashimira abaturanyi ba Nyabiheke ni ukuri Imana yamugisha buriya umuntu umubwiye n'ubundi arankundije mu buryo bushoboka kandi bose muri rusange bavugiye hamwe ubundi kandi ndashimira umuryango wacu w'Abarundi wa hano kuri uno musozi ni ukuri nawe wihanganishije kuba kubura umuvandimwe Pasiperi ubundi kandi nihanganishije umuryango wacu wa bugufi umuryango wacu abihanganishije cyane aho waturutse hose hatandukanye ni ukuri mukomeze mwihangane cyane ndabizi ko utari muhinga kuko twese twafatanyije ariko mwihangane rwose ubundi kandi nihanganishije umuryango wacu uko agasinzira guhera ku bantu bari hano basinzira arahungabanye ndetse n'iwacu umwihariko n'iwacu umuzi wacu w'abayobozi ubundi kandi ndashimira nihanganisha no ku ba Muyomba basaza ba Mabukwe kubera kuko niho umugabo yarerewe baramureze kugeza n'aya magingo ni abantu batugiraho ingaruka nyinshi baza mu kuvuga ngo niko aho baza babifata nk'abana buri kimwe cyose nabo ndabihanganishije no kuri ngo bihangane ubundi kandi nihanganishije ngiye gutwara umwanya ariko ngo nihanganire ubundi kandi nihanganishije urusengero umugabo yasengeragamo ni ukuri nihangane ubundi kandi nihanganishije n'urusengero asengeramo ni ukuri abashumba n'abakristo n'abapasiteri ndabihanganishije kubera kuko twese twonyine twapfushije twahungabanye ubundi kandi ndashimira Imana cyane kuko Imana yampaye abana ni mu bantu bari barabuze abana aba twaturanye barabizi nazaye mu myaka itinze cyane ariko umuryango ufite ni ukuri tuza tuje inama tuba tuvuga buri kimwe cyose Imana y'umujuru yampaye abana yagize neza ubundi kandi ubugenzi bw'umugabo hari benshi twabashije kuganira narashimye cyane kubera kuko twageze hano mu bitaro kuko njyewe nibwiraga ko atari gupfi mu mitekerereze y'abantu ariko Imana yari izi kuratubwiye ikiwe arampamagara hari nko mu ma saa 9 abwira umuzamu wari umukuye hanze ngo namumwanye aganire n'umugabo kuko yarabwiye abasha kuvuga ndetse umuzamu asa n'akwinjiranyije kuko bari bamenyeranye nuko mu kanya mbere ariko nyamara ni umugusazi n'umwanya ngo tuganire n'umugabo arangiza arambwira ngo igihe twagiranye si gitoya ni kirekire none umbabarire ibi byose wambonye umbabarire ubundi kandi ugenda uzorera abana neza ati njyewe ko ndabona utakiri muri iyi si nuko niko amagambo yasezeranye nayo ubundi kandi umugabo wanje yaragira ubusabane bukomeye kandi yaragira urukundo atagendeye ku marangamutima kandi yari umunyabuntu bwinshi kuko gusoza n'undi ntawavuga umugabo wiwe mu minota cyangwa mu isaha bamurangize ariko ni ukuri turabashima batutse hirya no hino kuza kudutabara inshuti z'umugabo ni nyinshi zitandukanye naje ngira inshuti nyinshi zitandukanye ni ukuri no kwa ba Muyomba uzana mu Muyomba wihanganishije na mama kumwihariko ndamwihanganisha kuko kubura umukwe n'umuzehe data kuko yari umunebwe ndamwihanganishije kuko kubura imfura yiwe ndetse n'umukecuru ndetse
reka ndeke mutinda n'abandi baravuga bifurije ubukwe Yesu. Njyewe n'umwana ugira gatanu muri uyu muryango. Uyu mwana ni imfura, akaje abakobwa batatu bakunda gukurikiraho. Namumenye muri 1998 ariko sinagize amahirwe yo kumubona bitewe n'imirimo yaragiye. Uzimana yari imfura. Mu by'ukuri kuvuga umuntu biragoye ariko nta muntu n'umwe muri iyi si utagira weaknesses, ariko kimwe cyo muziho yari umuntu ugira principe, yari umuntu uvuga amagambo make mu ruhame rw'abantu. Mu by'ukuri abantu bamuzi haba mu biriyo haba mu makwe yavugaga ijambo rimwe arashe ku ntego, cyangwa bamureze barabizi. Ariko ndavuga mu mibanire ye n'abavukanye. Narivuze ngo umuntu agira weaknesses cyangwa se integeke ze, ni ukuvuga ngo ikintu njyewe nemeranya n'abamuzi yandushaga ni ugukunda bashiki be atarobanuye n'abishwa be. Icyo kintu nahoraga nkimwigiraho ariko nkabona neza. Ejo bundi nari ndi hano, yarampamagaye arambwira ngo nzakora ibishoboka muri Desembre twari dufite ubukwe hano, nzazengura nkeneye mu bukwe si cyane ariko akeneye ko tubonana tukaganira. Turabonana mu bukwe i Kigali, arambwira ngo nzamusange mu rugo, ntabwo twaganirira hanze y'urugo. Ndaza turicara twagiranye iminsi ibiri, turicara turaganira. Ikintu yambwiye ariko muganira n'umuntu juste ndu y'amagambo ukaza akomedita nyuma, ni ukuvuga ngo ubu ni bundi kuyatekereza. Yarambwiye ngo uzobicaza barumuna bawe, ntabwo mwankurikiriye ariko ni wowe tungana. Uzobicaza barumuna bawe umenye ikosa aho riri, umenye n'ukuritorera umuti, kuko ni wowe mwigeranye cyane. Ikindi kigira kabiri, uko njyewe nawe turangana, muzehe nawe tumufata nka murumuna wacu kuko yaratureze atubera abagabo. Kugeza aho ageze turamutekerereza. Iyo umuntu asaza memoire yiwe nayo igenda isaza, asubira inyuma aba umwana. Rero ibitekerezo dufite n'imyaka dufite niyo nawe tuza tumubwira ngo kora iki kora iki. Ikintu mushimira, yaranubahaga atarebye imyaka yanje n'ingano yaje. Yarambazaga ngo ese wowe kino ukora kibona gute, dutekerereze hamwe kino kintu ukora kibona gute. Nkamubwira ngo kino kintu ukora kibona gute, twabyumva kimwe kikagenda gutyo. Mu by'ukuri mu buzima bwe yabanye n'abantu nabi. Icyo cyo ndagihamya n'umutima wanjye wose, kuko Bizimana ntabwo yabanye n'abantu nabi. Reka ntange poli kuko sinavuga ibimugize cyangwa se comportement ze n'imibereho yiwe ngo nyirangize muri iyi minota. Ndatanga poli ku muryango we bwite bw'umwihariko, personnellement umudamu n'abana, kandi nabakomeza ko turi kumwe. Aratubwira ngo murabizi, yahereye kuri mwene data wacu aramubwira ngo nonaha genda ushake, kuko turebye ukuntu ba data wacu n'abakuru bacu bapfa tukibifuza cyane, ntawe uzi ejo n'ejo bundi. None kamureke mbashinge, imyaka mfite niyo kubashingira sinzi igihe cyaje. Turamwumvira umwe data wacu arashaka, hagize amezi 6 ndashaka, hagize amezi 6 uyu mwana wanje arashaka. Ni ukuvuga ngo arabishingira twese. Arangije arambwira ngo njyewe akazi kanje ndagasoje, none ga nawe uyu usigaye sinzicarana nawe n'umunsi n'umwe ngo mubwire ngo niyubake. Nawe nguhaye izo nshingano, uzagenda uzikore
nkorera umuryango wiwe turi kumwe 100%, abana be n'abanje kuko naje nari uwiwe. Ntaze Pole ku mudamu we n'abana be asize bose. Nihanganisha murabizi situation actuelle nyine biragoye ibihe babayemo, juste maintenant sinzi ko n'amakuru yaza bivanye na communication n'ibihe turimo bitatworoheye, ariko message nimugeraho acafite papa na mama ndababwira ngo bihangane kuko Imana yarabareze, naje nzakomerezaho komeza imbarire n'abana banje nubwo banzaye, ariko nzakomeza naje imbarire kuko ni inshingano sigiwe umuryango, kandi nabizeza yuko nzoshobora kubasina responsibility zose atagezeho mu gihe cye. Reka ntange Pole umuryango wa Ruhimbyi, abamushamikiyeho bose, abana be bashiki banje, ndabizi ko bahoze inshuti, yabakundaga akabakundana n'abana babo. Ni ukuvuga ngo zino tariki yari kuba ari Goma gusura mushiki we. Twabivuganye kuwa gatatu ambwira ko ku itariki 3, 4, 5 azaje kumusura. Kumvaga umuntu agutekereje agasoki igihugu akaja gusura mushiki we n'abishwa be, cyerekanaga ko yabakunda. Rero ndabihanganisha cyane, akomere, turi kumwe kandi abereye niho heza. Reka nihanganishe umuryango muri rusange wa Muhondo, ni ukuvuga ngo batakaje umugabo, ariko tugira ibyiringiro tukabazongera kumubona. Ndihanganisha umuryango wo kuri Muyombo, ni ukuvuga ngo none ga bihangane. Kuri mutihangane. kwihanganiriza goye kuvuga muri uyu mwanya ntabwo biba byose, ariko uko mu mbere kuva 19 barabana ibintu bari bamubwira ngo kandi yaje kuri twavuga ubuzima bwe, ariko muri ibyo byose mwihangane kandi mukomere inshuti ze. Inshuti ze, abavandimwe, abaturanyi, umuntu aba ari mugari, ariko ndasaba abantu kumera no kwihangana. Icy'ingenzi ni uko umuntu apfa akagira ubuhamya bwiza, agasiga ibyiringiro mu bantu ko ejo n'ejo bundi tuzongera tukamubona. Kandi mu buzima ni rekomandasiyo utanga ya buri muntu wese. Buri muntu ujya mu buzima uzoga kubana n'abantu neza, kubana n'abantu neza, n'abo usize n'abagukomokaho bazahura n'ibintu byiza by'imbuto wowe wabibye mu bantu. Ndizera neza ndashidikanya ko abakomoka kuri Bizimana bazagira impact positive ku buzima bwabo bivanye n'uko yabanye n'abantu neza. Rero nkaba nsaba buri muntu wese, twese turi abagenzi, sisi ni wasafiri nk'uko abaswahili babivuga, umwige kubana n'abantu neza kugira ngo ejo n'ejo bundi utakihari umwana wawe nahura n'uwo wabanye neza nawe azamugirira neza. Rero nkaba nihanganisha umuryango wose, ariko murambabarira nari soje
Tavuze kuri temu twavanye Nairobi, mu by'ukuri ndabashimiye. Twaje turi abantu kugera nko kuri 20, abo nabo twagiye dufata Uganda, abafamiliye ba Madame Faustin, abishwa bacu, mu by'ukuri ba Felix Muzara wa papa, mu by'ukuri abo bantu bakoze ikintu cy'indashyikirwa. mbere igice ni cya kane umurongo wa 16 navuze ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami kirere nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo amen. Uyu ni Pawulo wahuguye Abatesalonike. Iri ni itorero ngo yari yarabwirije kandi ngo ryakira ubutumwa bwiza ririzera ndetse ngo rihabwa n'imbaraga z'umwuka we, ariko Bibiliya n'inyigisho zayo zazimbwira kuko hari ikintu kimwe batari barasobanukiwe. Amen. Ni ikijanye n'umuzuko, ni ikijanye n'uyu munsi tugezeho, ngo basigara bibaza kuko ngo bari barabyakiriye babyakirana kwizera mu by'ukuri agakiza barakakira, ariko ntibasobanukirwa ikijanye n'umuzuko. Ngo baribaza kuko ngo byagezaho babona abantu babo ngo ko barapfa,
inyigisho za Bibiliya zavuga ngo ni nkaho batari barumvise Pawulo neza. Igihe yabigishaga iby'agakiza kandi agakiza kagaragaza urupfu rwa Yesu Kristo, ariko bo ngo ntibabyumva neza. Abantu babo ngo batangire gupfa ngo bakajya bibaza ngo amaherezo yabo ni ayahe, ko twari dufite ibyiringiro ko Kristo azagaruka. Tumuzamurire ikibazo. Yo haleluya. Ko twari dufite ibyiringiro ko azagaruka akatwimura akatujyana n'ibintu. Bigenze biti. Amen. Ngo bandikira Pawulo bamubaza hejuru y'abapfu. Pawulo ngo aje kubasubiza yabandikiye amagambo meza, ndetse n'abakorinto bigeze kugira icyo kibazo. Wabisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 15. Icyo gice cyose gifite imirongo miremire. Nico yagenda asobanura iby'umuzuko. Abangaba ngo aje kubandikira arababwira ngo bene data ntidushaka ko mubabara nk'abandi badafite ibyo. Ntidushaka ko mubabara nk'abandi badafite ibyo. Ubwo twizeye kuko Kristo yazutse niwe nababwiye. Pawulo yaravuze ngo nimba twigisha izindi nyigisho zitavuga ku gupfa no kuzuka kwa Kristo no kuzagaruka, aravuga ngo inyigisho zacu ni ibinyoma. Ariko ngo icyo nababwiye kuko Kristo yapfuye kandi ngo arazamuka ajya mu ijuru, turamutegereje. Arababwira ngo uko niko natwe ngo tumutegereje ngo agere hano kuri uyu murongo. Arababwira ngo iki nicyo tubabwira ngo tukibwirijwe n'umwana, ngo yuko aba bapfuye, aba babizimana tugiye gushingura, tugiye gushira muri iyi nyubako yiwe yanyu. Arababwira ngo ntabwo ari twe tuzababanziriza. Amen. Arababwira ngo umunsi impanda izavuga, ngo impanda izavuga koko, maze ngo bapfiriye muri Kristo ngo babanze bazuka. Haleluya. Hanyuma ngo bandari ibindi bitariye natwe ngo bazaba bakiriho, ngo duhere ko duhindurwe, ngo dusanganire umwana mukiri tuje kuraga Imana. Bagera hepfo arababwira ngo muze muhumuriza abitoye, muze muhumuriza abagize iki kibazo, muze muhumuriza imiryango kugira ngo bakomere mubabwira ibyinshi. Amen. bahagaze imbere ya kamera. Bahagaze imbere ya kamera. Kama zamu wangojajo asubuhi, badalili zote ninaona sasa. Kama Yesu baragumu la mwishitalia, waaminifu watachukuliwa, wote wataingia mbinguni, tukaa pamoja na Mwokozi. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi, badalili zote ninaona sasa, kwamba Yesu yu karibu yako. Baragumu la mwisho italia, waaminifu watachukuliwa, wote wataingia mbinguni, kukaa pamoja na Mwokozi. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa, kwamba Yesu yu karibu yangu. Kwa dalili zote ninaona sasa, kwamba